aho yakoreraga. Haravuga ngo ndashaka kukujyana gushopinga, nibwo rero numvise gushopinga. Ndashaka ko tujyana gushopinga kwa Nyiragasazi nkakugurira imyenda myiza. Kambabwire icyo gihe murabyumva nari mvuye mu kazi ko mu rugo ntegereje ko bandangira handi. Maze arangije arahaguruka ngo ngaho nsoma rero. Ini woya nge ntago njya nsomana. Amfata kungufu rero ngo asome. Araza ndamubwira ni rero ngewe ngiye gukaraba. Yarampamagaraga nkamukupa ngiye gukaraba nambaye isume. Uzi message yahise anyandikira. Yaranyandikiye ngo tujyane muri douche koga ndahita no. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Turabashuhuje mwebwe abari mu Rwanda, abari mu bihugu by'abaturanyi, abadukurikiranye ku isi ahantu hatandukanye henshi. Turasuhuza, ndasuhuza za nshuti zanjye. Maze igihe n'abasuhuza, ndasuhuza babakunzi banjye, abasirikare, ndabahobeye aho muri hose. Abasirikare ndabashuhuje, ariko ndahera ku basirikare bakorera mu ishyamba rya Nyungwe. Ndabashuhuje. Abasirikare bari mu Bigogwe ndabashuhuje. Abasirikare bari ahantu bita Igako ndabashuhuje. N'abandi bagenda bari ahantu hakonje cyane haba imbeho nyinshi ndabashuhuje. Abasirikare ndasuhuza n'abapolisi. Hari abasirikare baba baragiye mu butumwa bw'amahoro gutanga umusada mu bihugu birimo intambara. Ni ukuri turabashuhuje. Turabashuhuje kandi tubasabiye Imana y'amahoro, kuko muri mu bikorwa byiza byo gutanga ubuzima, ibikorwa byo gutanga umutekano. Nimba hari ikintu kiryoshye ni ukugira ubuzima, kugira umutekano ni ibintu byiza. Aho muri hose hajye haba amahoro, kandi Imana ibashyigikira aho muzakandagiza ikirenge hose. Imana igihabagabiza abaturage baho bishime ku bwanyu, muzaba umugisha, mukomeze kuba umugisha. Ndasuhuza rero n'abapolisi bari mu muhanda bakora akazi katoroshye, bagiye gufata ibisambo. Mureke mbabwire, abantu bakora akazi, abantu bashinzwe umutekano, abantu bashinzwe umutekano mana ni abantu bakora akazi kagoye ku buryo nta n'ibihembo wabona ubahemba, nta mushahara wabo wabona rwose. Abapolisi namwe rero mukomere, Imana ijye ibana namwe muri ako kazi kanyu gakomeye kagoye. Njya mbwira abantu ngo impamvu mubona twidegembya ni imbaraga abantu baba batanze. Abantu bashinzwe umutekano badufatiye runini, ni imbaraga baba batanze. Nigeze mbabwira ngo kugira ngo umenye umumaro w'umupolisi n'umusirikare, kereka babitse imbunda amasegonda 5 cyangwa bakabika imbunda iminota 2 yonyine, bahita mureba ibintu biba, bakazibika bakisubirira mu ngo zabo bakaryama. Mbese niho mwamenya agaciro bafite. Burya rero numvise arantu ngo mubanga, mubarwaye, mubatuka, nta kundi nyene muri abasivile burya bajya banabababarira, ariko buriya babafatiye ubuzima kandi babafatiye runini. Rero mwubahwe cyane, mukomere, Imana ikomeze kubashoboza, ikomeze kubabera amaboko, Imana ibabere imbaraga. Mbese Bibiliya n'imbunda bikomeze bikorane. Abandi shuhuje nonaha n'abaganga. Abaganga ujya kwa muganga umeze nk'ibipande 5 bagahita baguteranya rimwe ugahita uvamo igipande kimwe. Ujya kwa muganga warwaye uri kurerembura ukahava widunda wigenza. Abaganga rero turabashuhuje. Abaganga ba Kacyiru, abaganga bakorera kuri polisi ya Kacyiru turabashuhuje. Abaganga bo ku kigo nderabuzima cya ko mpibagiwe bahita ngo iki hano ku Ruyenzi we uzamutse Igihara, namwe turabashuhuje. Abaganga mukorera CHIK, abakorera ku Muhima, abakorera Inyamirambo hahandi kurya nyuma kuri rya vuriro, turabashuhuje. Abaganga Imana ibaha imbaraga.
nabonye ukuntu iki cyorezo cyishe abaganga birambabaza. Imana ikomeze kubaturindira. Umuganga witwa Sylvie ku Kacyiru turamushuhuje, ni umuganga uzi gutanga serivisi nziza. Imana imuha umugisha kandi ikomeze kumwishimira n'ikipe bakorana. Mwese abaganga turabubashye kandi tubaha agaciro. Muri abantu b'ingenzi mu buryo bukomeye, muri abantu tudashobora kubonera igihembo n'ikiguzi. Ahantu hose ubonye umuganga, nuba ufite ikintu cyo kumukorera cyiza, ujye ukimukorera. Naza kuguhahira, naza kugira ikintu aguhahira, ujye umukaturira. Nagusanga muri serivisi ujye mworohereza, ntimukabarushye. Aba ni abantu bakomeye b'ingenzi. Abandi turi gusuhuza ni abarimu. Abarimu rwose turabubaha. Muri abantu b'ingenzi ku bana bacu, by'umwihariko ahantu abantu bacu biga hariya kuri Gloria ku Gisozi, muri Yerika. Gloria ni ahantu nderera umwana wanjye w'umuhungu. Ni ahantu heza bazi gutanga uburere ku bana, abiga kuri morning hano kuri Yenzi. Mbese turasuhuza abarimu muri rusange. Aba bantu rero ngewe nta buryarya ngira, ni abantu mvuga nshyizeho umwete kuko umumaro wabo ndawuzi. Hanyuma nabashuhuje mwese rero, nizere ko mumeze neza. Hanyuma abakunzi ba Mama Sharirene, mwebwe muri inshuti zanjye z'inkoramutima, abantu mu nkunda shaho, munyandikira kuri telefone yanjye mumbwira amagambo meza, munyandikira kuri komenti, muranyubaka, mumbwira ngo iki kiganiro kishakire, iki kiganiro nagikurikiranye, watumye mvamo umugore mwiza, watumye ntaturugo, ubuhamya bwawe burankomeza. Muri abantu nkunda cyane, muri abantu b'ingenzi. Namwe ndabashuhuje abakunzi ba Mama Sharirene, by'umwihariko aho muri hose ndabakunze kandi ndanabakunda. Hanyuma nonaha ndashaka ubu butumwa nabugeneye abagore b'ibana. Ubutumwa bwitwa kwigira. Uyu munsi tugiye kuganira n'abagore b'ibana. Ubutumwa bw'abagore b'ibana, agaciro. Ntabwo ari agaciro. Tugiye kuganira ku kintu bita agaciro, kwihesha agaciro. Ubutumwa bw'abagore b'ibana, agaciro kawe karuta ikintu cyose wabona. Ujye urinda agaciro kawe, kazatuma ubona iby'agaciro. Ntihazagire ugutesha agaciro. Dusubiremo intego y'uyu munsi, nsanganyamatsiko. Agaciro kawe karuta ikintu cyose wabona. Ujye urinda agaciro kawe, kazatuma ubona iby'agaciro. Ntihazagire ugutesha agaciro. Twagiye. Agaciro. Ijambo agaciro muri iki gihugu cy'u Rwanda rirazwi kandi ryagiye rigarukwaho mu nsanganyamatsiko nyinshi. Ntago ndi bubivuge mu buryo babivugamo, nubwo bisa, ndabivuga mu buryo bwanjye nshoboye nzi, nabo babivuga mu buryo bwabo, ariko biruzuzanya kuko byose ni agaciro. Kuba umunyarwanda ufite agaciro, kwihesha agaciro. Hari igihe mbabwira ngo hari amagambo iki gihugu gikoresha ukagira ngo baba bamaze kuva mu masengesho y'iminsi nk'itatu, ukumva ni amagambo meza aryoshye baba bajya ngo basomye muri Bibiliya, cyangwa baba bayavuga bavuye mu bihe byiza byo gusenga. Bagira amagambo meza muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, harimo ngo agaciro. Haleluya, agaciro. Iyi message ni y'abagore b'ibana. Mfite impamvu nayiteguye. Ndashaka kubwira abagore b'ibana batagira abagabo. Ndashaka kubabwira iri jambo ryitwa kwihesha agaciro. Agaciro. Mureke mbabwire, agaciro abantu benshi bariho, ariko abantu bafite agaciro ntago tubafite. Nubwo ari message y'abagore b'ibana, ariko ndashaka no gutanga n'urugero ku bandi kugira ngo bize kumvikana. Kugira agaciro, kwiha agaciro. Iri jambo ryitwa kwiha agaciro ni ijambo ritaremera mu mitima y'abantu no mu bikorwa bya buri munsi, ariko nimba hari ikintu isi ikennye, nimba hari ikintu igihugu gikennye, n'abantu biha iki agaciro.
abantu bazi kwiteza imbere mu bundi buryo, abantu bazi gukora ibintu bitandukanye, bazi gushaka amafaranga, bazi gutera imbere n'ibindi barabikora, ariko kwihesha agaciro, aka gaciro twirirwa twigishwa mu gihugu cy'u Rwanda, agaciro, kugira agaciro ni nacyo kintu. Reka mbabwire, kwihesha agaciro k'iki gihugu cy'u Rwanda niyo mpamvu mubona igihugu cy'u Rwanda gikunda kudepasa mu iterambere, kudepasa mu gutanga serivisi, kudepasa. Iki gihugu gifite ibintu byinshi kigenda gitambuka abandi bantu bitewe n'iki, n'iri jambo ryitwa kwihesha agaciro. Umuntu wihesheje agaciro nta muntu umusuzugura. Iyo ufite agaciro uba uri umuntu wiyubashye, uba uri n'umuntu wubahwa. Ariko umuntu nyine utagaciro ntago yubahwa, nta jambo avuga ngo ryumvikane. Umuntu utagira agaciro naha nari impereye kwihesha agaciro, nk'umuntu w'umugore w'Imana. Mureke mbabwire, abantu bakennye agaciro, abantu bafite ubukene bwo kwihesha agaciro. Kandi umuntu wese wiha agaciro, abahenze. Umuntu wiha agaciro abashakishwa, umuntu wiha agaciro, umuntu ufite agaciro, nta muntu utamukunda, nta muntu utamushaka, nta muntu utamwifuza mu buzima bwe, nta muntu utamukenera muri bizinesi ye. Umuntu ufite agaciro, umuntu wese aba yumva yamugira umukozi we, umuntu wese aba yumva yamujyana iwe. Umuntu wiha agaciro uba wumva wamugisha inama, umuntu wiha agaciro uba wumva wamubaza, wamurangisha inzira wanyuramo, uba wumva yakugira inama mu bitekerezo no mu bikorwa. Agaciro k'umuntu, iyo wataye agaciro uba wataye n'iterambere, iyo wataye agaciro uba wataye ubwiza, iyo wataye agaciro na diplome yawe nta kimara, iyo udafite agaciro n'amashuri wize gupfira ubusa, iyo udafite agaciro naho waba ufite amafaranga ntacyo bikumarira. Ikintu cyose watunga udafite agaciro nta mumaro. Kugira amaso meza uzi gutereka udafite agaciro ntacyo bikumarira, uzahera iwanyu. Kuba umukobwa mwiza ufite igihagararo, ufite ikirere abantu bose bareba bakanyerera, ariko udafite agaciro ntago bizatuma rwose umusore aza kukurambagiza udafite agaciro. Abakobwa mudafite agaciro, mwitesheje agaciro, mwakowe amasaha, ubu inkwano iwanyu bamaze kuzibona. Umukobwa udafite agaciro bamukwa isaha, umukobwa udafite agaciro bamukwa mitsingi bamuguriye mu kabari, bamukwa inzoga bamuguriye mu kabari. Umukobwa udafite agaciro bamukwa inkoko, bakamukwa brushete. Ariko se koko izo ni inkwano? Brushete wariye wenyine n'iwanyu ntibaryeho, inkoko wariye wenyine n'iwanyu ntimusangire, n'amavandimwe wawe ntimusangire. Koko inkwano buriya zarangiriye hariya kubera iki? Ufite amashuri, ufite igihagararo, ariko nta gaciro ufite. Nta muntu wifuza kukugira umugore, nta wakifuza ko kumwinjirira mu buzima. Icyo ukora ni ukugufatiraho furi, ni ukugufatiraho furi, nizafuri no kukwifotorezaho no kumara abantu stress. Nicyo uzatahira. Kubera iki? Warize, ufite igihagararo, ahantu hose nta nenge, ariko nta gaciro. Nta muntu wifuza kukwita mama w'abana, nta muntu wagutinyuka kukujyana mu muryango we, bahita bagusohorana nawe bakakwirukana. Agaciro, Imana ihabwa icyubahiro. Niryo jambo shaka ko tuganira, kwiha agaciro. Ukiha agaciro n'umuntu wese akabona ko uri uw'iki, uri uw'agaciro. Ntabwo abantu ari bo bazaguha agaciro,
nta nubwo abantu ari bo bazakwambura agaciro. Agaciro uzagahabwa n'ibyo ukora, uzagahabwa n'ibyo uvuga, uzagahabwa n'ingeso zawe, uzagahabwa n'imyitwarire yawe, uzagahabwa na discipline ufite, uzagahabwa n'ibyo. Nta muntu, reka nkubwire, agaciro nta hantu wajya kukagura, agaciro nta sabune wakaraba ngo ukagire, agaciro nta mashuri wakiga ngo ukagire. Agaciro ni wowe ugapangira ukiha agaciro mu maso y'umuntu uwo ari we wese. Iyo ufite agaciro muri wowe utarize, umuntu wese akubonamo ko hari za kaminuza warangije. Iyo ufite agaciro uri igikara, umuntu ntajya abona igikara ahubwo abona ufite inzobe kubera agaciro kakurimo. Iyo ufite agaciro uri n'umukene, nta ukubonamo ubukene n'ubutindi. Iyo ufite agaciro uba mu cyaro, ugaragara nk'umuntu uba mu mujyi. Iyo ufite agaciro urisuzugurwa, ubona uri umunyacyubahiro. Agaciro gatanga icyubahiro, agaciro kakugira undi muntu mu maso y'abakureba ndetse n'abakubona. Nimba nkubwire, muharanire kugira agaciro. Ndashaka kubanza kuryumvikanisha ntanze ingero ahandi, ariko ndi kubwira abagore bibana. Noneho hari agaciro nzavuga ko abagore ba rusange, ariko ubu agaciro ndi kuvuga ni ku bagore bageze gute bibana. Agaciro, reka nkubwire, uziga uba umunyabwenge, ube muri iki gihugu cy'u Rwanda, nibinaba ngombwa ugiye kurangiriza iyo mu mahanga, ugende uzane za masters, uzane doctor, ube doctor. Ariko nubu udafite agaciro, ubwo budogiteri bwawe buzagupfira ubusa, izo za masters zawe zigupfira ubusa, za kaminuza zizagupfira ubusa. Uzajya usigara ujya kudepoza barahanya makuru yawe ko ufite amashuri menshi na diplome yawe irasa neza, ariko ikibazo ufite nta gaciro, kuko witesha agaciro. Ntiwakora business y'umuntu ngo uyirangize, nta wagushyira mu mutungo we kubera inzoga nyinshi no kwitesha agaciro. Umukobwa mwararanye uyu munsi siwe murarane ejo. Utagutwaye indangamuntu ngo wamponze makeya, agutwara perime yawe. Ugutwaye urukweto rumwe akagusigira urundi, ugutwariye isenge, ugutwariye ipantaro akagusigira boxer. Nkubwiye ngo za masters zawe zizagupfira ubusa mu gihe udafite agaciro. Utiha agaciro. Ibintu byose mutunze mugomba kubigerekaho agaciro, kugira agaciro no kwiha agaciro. Diplome yawe izagira agaciro kubera agaciro kawe, uko witwaye, imyitwarire yawe n'imico yawe. Hari igihe ureba umuntu ugasanga umuntu yabuze akazi kandi ari umunyabwenge kubera iki? Yishwe n'inzoga. Haricara, yaba ari mu kazi agatima kakarehareha, akazana za mitsingi mu ibanga mu kazi akazinywa. Burya rero gucana gutwika ugahisha umwotsi, ibyo ntabwo bijya bishoboka. Ni nko kuba bagutera inda hanyuma ukavuga ngo uzahisha inda. Uyihisha ari ntoya, ariko hari igihe byanga, ndakurahiye. Hari igihe byanga indika kwangirika kubwira iti ibintu byo gufunga agapantaro no ambara mariniyeri. Hari ibintu abantu bahisha ariko ntibikunde. Gasanga umuntu ari kunywera inzoga mu kazi, rwose ukabona ni nawe muhanga n'umunyabwenge abantu bafite kuri icyo kigo runaka, ariko ugasanga inzoga zamugize imbata. Bakamwihanganira kubw'ubwenge bwe bakamugoragoza, ariko igihe cyagerera hakaza undi munyabwenge kandi ufite n'agaciro toka, bakamwirukana akajya kuborera iwe mu rugo anywa inzoga, ariko kazi ke. Dufite abantu benshi rero bafite amadiplome akomeye, bafite ubutunzi. Abantu benshi bari bafite ubutunzi, ariko kubwo kwitesha agaciro bubashiraho. Hari ibintu bitesha abantu agaciro. Ndashaka kugaruka ku gaciro k'umugore w'Imana. Ngiye kubabwira, hari agaciro ukwiye gutunga ku buryo nta muntu uzagusuzugura. Hari agaciro ukwiye gutunga ku buryo nta muntu ukumenyera. Hari agaciro ukwiye gutunga ku buryo uhinduka uw'agaciro, naho waba utarize, naho waba nta kazi ugira, naho waba nta business ufite, uburyo bwose ukubayeho kose ugomba kwiha agaciro. Umuntu wese ntakagufate nk'umunyantege nke, ntukitwe umunyantege nke, ntukitwe umuntu udashoboye, ntukumve ko ubushobozi bwawe bugomba kuba ari uko hari abandi bagushoboje. Ugomba kwiha agaciro mu buzima bwawe. Iyo
iyo udafite agaciro nta muntu uguha agaciro, kandi iyo udafite agaciro ntushobora gutunga iby'agaciro. Iyo ufite agaciro ugira inshuti z'agaciro. Iyo uri umuntu winyanyagiza ugira inshuti z'inyanyagiza z'inzererezi ziraho zidafite n'icyo zizakumarira. Guta agaciro, reka mbabwire, guta agaciro ni ikintu gikomeye. Guta agaciro, iyo utaye agaciro uba utaye iterambere. Iyo utaye agaciro uba utaye icyubahiro, cyaba ari icyubahiro cyo mu muryango, cyaba ari icyubahiro cyo mu bana wabyaye, cyaba ari icyubahiro cy'umugabo mwashakanye nubwo mutakibana, cyaba ari icyubahiro cyaho utuye, cyaba ari icyubahiro ku bakuzi n'abakubonye ako kanya. Iyo udafite agaciro utabyeshe. Kankubwire, uzi kwitesha agaciro uri umuntu w'umugore. Mu bana 4 ufite, mu bana 3, mu bana 7 ufite, wibana kwitesha agaciro. Ba bana bajya kubana bakabona mama wabo aratwite, uzi ukuntu uba utaye agaciro mu maso y'abana. Icyambere uhita wamburwa ijambo ako kanya. Nta mwana uzicaza ngo umwigishe ngo umubwire ngo umva mwana wanjye wirinde abasore. Numubwira ngo wirinde abasore azakubwira ngo nawe kuki utirinze abagabo bakaba baraguteye inda. Uzamburwa, reka nkubwire, uzaba utaye agaciro k'icyubahiro mu bana bawe. Mureke mbabwire, kwitesha agaciro byambura icyubahiro, kandi umuntu udafite icyubahiro aba afite igisuzuguriro. Kandi icyubahiro, reka nze nkubwire, ntabwo icyubahiro kizaturuka kuri diplome yonyine, ntabwo icyubahiro kizaturuka ku gihagararo cyawe cyonyine, ntabwo icyubahiro kizaturuka mu nzu utahamo yonyine, ntabwo icyubahiro kizaturuka mu modoka yawe ugendamo, nta nubwo icyubahiro kizaturuka aho ukorera, ntabwo icyubahiro cyawe gituruka ku buyoboye bonyine. Nawe ubwawe ugomba guhinduka icyubahiro kugira ngo baba nutaba icyubahiro nta muntu uzaguha icyubahiro. Ninde se muntu uzakubaha ngo kuko uri boss ye, uri boss we kandi usinda amashuri ujipa akajya mu birere? Ninde uzakubaha mu bantu ukoresha kandi ari abasore, ngaho abasore, ngaho abagabo, abakuruta, aburuta, abo musomana, abo musambana, abakumenyera ibintu binuka, ibintu bibi? Gute se? Ntago umuntu waba umubereye umuyobozi ngo anaguterete agukora aho ashaka ubu gifite icyubahiro mu maso ye. Ahubwo urebye nabi niwe wakwigisha gukora akazi akanakuyobora. Kubera iki? Ufite uri umuyobozi, ariko kubera ko nta gaciro ufite, abo wakayoboye nibo bagiye kukuyobora. Agaciro karakenewe. Agaciro. Uzi kugira ngo uri umugore w'ibana, abana bawe mu maso yabo bajye bahora bumva abagabo bakomanga iwawe, ngaho saa 4 z'ijoro, ngaho saa 2 z'ijoro, ngaho saa 1 z'ijoro, ngaho mu mibyizi, ngaho muri weekend, abagabo mu rugo, abagabo ba mu gitondo, abagabo ba nimugoroba, bahasimburana n'imico mibi n'ingeso mbi. Ibyo abana bakubonyeho, ibyo bakumviseho, ibyo bintu bigutesha agaciro mu bana, bizakwambura icyubahiro mu bana bawe. Kandi nubura icyubahiro mu bana bawe atari ukunanirana kw'abana, umutima wawe uzababara mu myaka yawe yose yo kubaho, kandi bizakurya. Agaciro, ugomba kwiha agaciro. Umuntu wese ugushaka ngo akubone gute se? Ukubwiye ngo duhurira aha, imodoka ukabura yiteze, abagutegera moto, abagutegera imodoka, abakugurira brushette, abakugurira inkoko, ugushaka ku Gisenyi utinda hari, ugushaka Nyamagabe utindaje, ugukeneye Dubai, ugukeneye mu Bushinwa, ugukeneye muri quartier, ugukeneye aho panze, ugukeneye muri keto, ugukeneye muri hoteli, ugukeneye mu kabyiniro, ugukeneye mu kwa General Yesu, ugukeneye. Ibyo bintu nuguti iki? Agaciro. Abantu mutagaciro mugatana agaciro mu maso yabo muruta. Njya mbona hano hanze hari abasore wagira ngo bahanzweho n'imyuka mibi. Usanga umwana w'umusore ushobora kuburusha imyaka nk'icumi cyangwa ukamurusha imyaka 15 akaza kugutereta. Umuntu ungana n'abana byaye hakaza ngo ndagukunda. Ariko mwabasore mufite shitani.
uzwajya ngo mufite shitani ebyiri, ntikiri shitani imwe, zabaye ebyiri. Umuntu ungana na nyogokuru wawe, umuntu ungana na mama wawe ukubyara ngo uramukunda, nakukunda numva nkwiyumvamo. Agaciro, igihe cyose uzatunga ibintu byose ariko ntugire agaciro, agaciro niko gashobora kukugeza ku bintu by'agaciro. Kandi ibintu utunze by'agaciro nta gaciro ufite. Nimba udafite agaciro ntacyo ufite. Ntago agaciro kawe ari abagabo bakurembuza buri kanya. Ntago agaciro kawe hari message z'abakwandikira ko bagukunda. Ntago agaciro kawe hari message z'abakubwira kuri mwiza. Ntago akari ko gaciro. Kuba bagushaka abagabo ari benshi ntago ari ko gaciro. Kuba bagukeneye ari benshi ntago kari ari agaciro. Agaciro ni icyubahiro wiha imbere yabo. Agaciro ni amagambo muganira imbere nabo. Agaciro ni imyitwarire n'imifatire yawe. Reka nkubwire, nutagira agaciro ntago uzatunga iby'agaciro, nta nubwo uzabana n'abantu b'agaciro, nta n'ikintu cy'agaciro kizaza mu buzima bwawe. Ahubwo n'agaciro n'ibyo ufite bizakuvaho. Nutagira agaciro, icyubahiro ufite kizakuvaho, ubuzima ufite buzakuvaho, uzata agaciro nyine. Guta agaciro ni ijambo ribi. Niyo mpamvu agaciro kawe mu bintu urwana nabyo, ujye urwana ku gaciro kawe, ntakagira umuntu kwambura agaciro. Kandi hanze aha hari ibihahamuke by'abagabo, hari ibihahamuke by'abasore bitagira ubwenge, byataye umutwe. N'ibihahamuke mbyita ibihahamuke kuko bavuga amagambo y'ibihahamuke n'ibikorwa byabo byarahahamutse. N'ibihahamuke byahahamuwe n'ibyaha byinshi, bahahamuwe no gusambana cyane, gusambana n'abana batujuje imyaka, gusambana n'abakecuru, gusambana n'abagore, gusambana n'abirabura, gusambana n'abazungu. Barasambana, basambanira mu mamodoka, basambanira mu bikuta, basambanira hehe, hano hose barasambana. Kandi bafite n'ibihahamuke, basambanira ku matelefone, bagira amafoto y'ubusambanyi, bareba iby'ubusambanyi. N'ibihahamuke by'abagabo, by'ibihahamuke byahahamutse. Ubu ibitekerezo byabo ni ugusambana, ubwenge bwabo ni ugusambana, umutima wabo ni ugusambana. Byo bihahamuke bizagutesha agaciro. Hari umuntu wigeze ambwira ngo arashaka ko duhura. Ndavuga nti uyu muntu abimbwiye nk'umwaka wa mbere, abimbwiye nk'umwaka wa kabiri. Uyu muntu yaba ari ikibazo afite namukemurira akabaho. Uyu muntu yaba ashaka gukizwa. Uyu muntu uhora ntota, bitamubwira nti duhurira aha. Hari ahantu nshobora guhurira n'umuntu mba nizeye, nkagenda nkaganira nawe, turahura. Nani yego turi gupanga rero, ndi kumubwira intubu ngeze hano, nawe ati ngeze hano. Arambwira ati ndi buhagutanga. Uzi ijambo yambwiye? Yarambwiye ngo none se mbefashe shambure nuzo uhita uhansanga. Nimvuga ngo ni bihahamuke, murangira mutese nese ubwo urumva ari igiki? Hanyuma se mbe nishyuye shambure, shambure, hanyuma urahita uhansanga. Kanakumiro ibaze se murumva atari bihahamuke? Ubundi ni gute umuntu yumva ko abantu bose asaba bazamuha cyangwa abashaka bose azababona? Naramubwiye nese muhamagara nti wanditse ngo iki? Wanditse ngo iki? Iri jambo uvuze ninjye uryandike cyangwa uribeshye? Arambwa ngo mbabarira ngo turaganira. Hanyuma turahura kuko nari nagiye. Ariko burya nta n'impamvu yo kwitaza abantu nk'abo. Abantu nk'abo urabaganiriza, ukabaha umurongo, ukababwira Imana, ukababwira ko izo ngeso zabo ari mbi. Ntago ubukwe kubajugunya, ntago ubukwe kuba ujye ubatega amatwi, kuko ushobora kumubera umuti nawe akitekerezaho. Twarahuye turaganira, ndamubwira intubundi mu bisanzwe uranzi? Arambwira ati ndakuzi. Hanyuma se ni gute utinyuka kubwira umuntu nkanjye ngo ube wishyura shambure? Bakubwiye ko nicuruza cyangwa ndinda yanjyewe? Bakubwiye ko njya ndyamana n'abagabo se? Arambwira ati si bisanzwe se.
ambwiye ko ari ibisanzwe. Nibuka ko hari bene wacu babavuga butumwa bahora basambanira mu mahoteli, sanga nimubwira nabi ndabamurenganyije, kuko impamvu avuga ko ari ibisanzwe nuko hari abasanzwe abikorera. Yambwiye ijambo ndababara, mbwira Imana ntuzadukureho igisuzuguriro kituriho. Yarambwiye ati ariko mama Sharire uri mu biki wowe? Ati maze hari abaririmbyi, hari umuririmbyi uguhamagara ngo ngwino ngirire vuba njye kurepeta. Iri jambo ryarambabaje kandi ntiyabeshye koko. Ngwino ngirire vuba njye kurepeta. Ni nkaho yarashatse kumbwira towe ntuzaho isi ugeze, ibyo uratangura umurokore ngo urasenga. Ntago ibintu byo barokora abantu babizi, ntago bazi ko hari n'abantu bakizwa. Niyo mpamvu baduterura mu gatebo kamwe, ariko ntacyo nta juru mugira ngo muzatujyanamo uko muzadufata kose. Ariko iyo dusenga turayizi, nako dutunze nitwe tukazi n'Imana yacu. Cyonzi nuko turabakirisitu. Yarambwiye nsanga namurenganyije, sanga nyine hari aba yahamagaye bahurira mu mahoteli, hari n'abaririmbyi ubwo bamuhamagaye bati ngwino tugirire vuba tujye kurepeta. Mujye mwiha agaciro. Mureke mbabwire, nta mafaranga na make watunga ngo azakugirire umumaro udafite agaciro. Nta diplome, nta butabwiza, ikintu cyose uzatunga mu buzima udafite agaciro, utihaye agaciro, kizagupfira ubusa. Umuntu wese akubone ngo nuko uri umugore w'Imana, akubonemo ibiryo bihiye agomba kwarura akarya. No, gute se? Gute? Mama Sharire kuko ari umugore w'Imana, buriya nyine barakubeshye we, baranagushutse. Ndi umugore w'Imana ariko ndi umukristo. Ikindi, iyi nzu ntahamo, iyi etage mbamo y'imiryango 6, hari umugabo yibamo. Ntuzamenyere wowe, ntuzamenyere, ntuzaze no kumenyera. Nkora mbibabwira ubwo sinzi, ubanze ibiganiro mutanabikurikirana. Ngewe umenyera ngo ndibana, baragushutse we. Nge ndi umugore ubana n'umugabo witwa Yesu. Umugabo ntuje neza, umugabo mpahira, umugabo nyambitse, umugabo ngejeje aho ngeze. Ntimuzaze kumenyera. Nta soni wowe. Agaciro karahenze kurusha amasheke bagusinyira. Agaciro gahenze kurusha amadolari baguha. Agaciro. Pagore bibana ntazagira umuntu, ntibakabasuzugure, ntakagira umuntu ugutesha agaciro. Hari undi muntu nzajya mbivugira kuri kamera nyine munamenye uwo ndiwe. Nunaza kwa mama Sharire ujye umenya aho ugiye hariho. Nunyandikira ujye umenya uwo wandikiye uwo ari we. Nuza nkanakubwira ijambo rikubabaje uzanyihanganire, kuko mjye mba nabivugireye hano kuri kamera. Muramenyera mu gakabyo. Ntago nzanga kukuvugisha, uwo uri we wese nzakuvugisha, tuzaganira. Ariko ujye umenya ibyo ugoye kumbwira, umenye naho ukwiye kugarukira. Umuntu arampamagara kuri video, ni gute uhamagara umuntu kuri video utamwatsa uruhushya? Mpita mbona ko abantu bose mwabatesheje agaciro. Ndamubwira ni rero ngewe ngiye gukaraba. Yarampamagaraga nkamukupa, mpamagara nkamukupa. Ngiye gukaraba nambaye isume. Uzi message yahise anyandikira. Yaranyandikiye ngo tujyane muri douche koga. Ndahita nohereza kuri mane. Ndahita nkanda akanyenyeri. Mwaba dayimoni mwe, mwabakozi ba shitani mwe. Tujyane muri douche, ndakanda akanyenyeri. Hari ikigisho cyitwa kwigira ndi gutegura. Ariko hari ibintu ndindiriye Imana izankorera hanyuma nkakibigisha. Hari ibyo yakoze, hari ikintu ndindiriye nkazabigisha ijambo ryitwa kwigira. Kwigira. Uyu munsi turi mu ijambo ryitwa kwihesha agaciro. Mama Sharire tujyane muri douche, ndakanda akanyenyeri. Naramubwiye ngo ujye ujyanayo n'umugore wawe kuko barabafite, ujyango se bambwira ibyo badafite abagore. Naramubwiye ni ujye ujyanayo n'umugore wawe. Namubwiye n'andi magambo.
ni mwebwe muhindukira mukaza kunyita ngo ndi igishegabo ngo ndishinze. ntacyo icyo wanyita cyose ntacyo kimbwiye. ntago shaka umuntu umenyera, ntago ugomba kumenyera kuko ntago ntunze, ntago mba mu nzu yawe, nta nubwo yinkodeshereza, nta nubwo wayinguriye, ntago nyambika, nta kintu nkora cyatuma uza kumenyera. niko ubwo kandi ubu hari abagore mubikora. tujyane muri dushe ndakanda akanyenyeri, niko ako kanyenyeri bakanda ndashaka kuhakura isomo. Nuwuhe mugabo ukanda akanyenyeri ku buryo azakugurira ibirayi uzarya kugeza upfuye? Nuwuhe mugabo uzakanda akanyenyeri ku buryo uzabona minerivare abana bakarinda barangiza amashuri? Ninde mugabo uzakanda akanyenyeri uzakwitaho ubuzima bwawe bwose? Akanyenyeri akwishyurira inzu ukwezi kumwe bigutandukanye, bigutesha agaciro. Utagaciro hejuru yo gukanda akanyenyeri amafaranga urya saa sita. Utagaciro hejuru y'umunyenga wo kuva hano i Kigali ujya ku Gisenyi. Utagaciro hejuru y'inkoko bakuguriye. Utagaciro hejuru y'ifi. Utagaciro hejuru y'igitenge bakuguriye. Utagaciro hejuru kujya kurara ngo muri hoteli nziza ijoro rimwe. Utagaciro hejuru y'ibyo baguhaye bitakwica ntibinagukize. Utagaciro hejuru y'imodoka bakuguriye ukazagenda ugahura na hoho ugahita uhinduka amayezi mu muhanda. Utagaciro ku kamoto bagutegeye ngo muhurire ahangaha ngo agiye kukugurira inkoko. Kuri iyo moto uzagendamo ugahura na hoho. Nkunda kuvuga hoho kuko niyo yanditse amateka y'ubugome muri iki gihugu. Ikaguca hejuru niyo nkoko ntuyirye. Hari icyigisho ndi kubategurira kivuga ngo yinda ntizaguteranye n'Imana kuko iyo upfuye urayipfumbata kandi hori kwaka irakatsindwa. Indi hori kwaka irakwaka naho wayuzuza ikuzura ikagera hano igafureka ikuzura mu kanya gatira kubwira iti nashonje ibintu byo kurya no kunywa. Iyi nda ntizaguhemuze ngo iguteranye n'Imana muzabana ibihe byose. Nindi kubwira abagore bibana ngo ujye wihesha agaciro. Ibyo udafite uyu munsi ejo uzabigira. Nabahaye ubuhamya bw'abantu. Hari ukuntu abantu baza mu buzima bwawe ukagira ngo ni abantu b'ingenzi bagufitiye umumaro, kagira ngo ni abafana bawe bashaka kutera imbere, kagira ngo ni inshuti zawe koko kumbi bafite ibibagenza. Nagiye mbabwira hari abantu benshi bagiye banyereka ko bashaka kumfasha mu buzima, bashaka kumba hafi. N'umuntu akagira ibintu atekereza azankorera, ndetse bamwe na bamwe bakagira ibyo batanga bashaka kunkorera ariko bagamije kuntesha agaciro. Ngewe rero mama Sharirene, agaciro kanjye karuta amafaranga yose wampa, agaciro karuta inzu nziza wanyubakira, agaciro karuta imodoka nziza na wampa, agaciro karuta ikintu cyose wampa ushaka kuntesha agaciro. Ikintu cyose wampa kikanyubahisha ntikintesha agaciro, n'umugisha nacyakirana amaboko yombi, yaba ari inama yaba ari inkunga ibintu byose. Ariko ikintu washaka kunkorera ubanje kuntesha agaciro barakubeshye. Naho naba ndi mu nzara, naho naba nabuze iyo nerekeza, naho inzira zanjye zaba zifunze, agaciro kanjye ngakomeyeho kuko aho kangejeje ndakazi. Kandi n'ubundi agaciro kanjye kazangeza ahandi hantu hakomeye. Mu bagore bize make mba mu bambere, wenda sinzi umubare, ndi mu bambere mu bantu babayeho mu buzima bukomeye mbamo, ariko agaciro kanjye ngakomeraho kuko agaciro kanjye kamaze kungeza ahantu hakomeye. Ntazagire rero umuntu ugutesha agaciro, ntazagire umuntu kwandagaza, ntazagire umuntu ugufata mu bundi buryo, ntazagire umuntu ugukorera ikintu kigutesha agaciro. Kintu umuntu yagukorera kigutesha agaciro, kintu umuntu yakubwira kigutesha agaciro, ubuzima umuntu yagushyiramo agutesha agaciro, imibereho umuntu yakwinjizamo igutesha agaciro. Ntabwo ibyo bintu ari byo. Agaciro kawe uzagakomereho. Abantu bafite ibintu byinshi ariko agaciro ntako bafite. Kandi kikwereka ko abantu bataye agaciro nuko n'ibintu byiza by'umumaro abantu bakakorewe. Reka nze nkubwire ukuntu abantu bataye agaciro.
abantu badafite agaciro benshi. Umuntu azakenera umuntu w'umukozi, usanga abashomeri ni benshi. Abashomeri ni benshi ndetse bafite n'ibyemezo by'uko babasha gukora akazi neza, ariko kubera yuko nta gaciro biha, aho yahavuye amaze kwiba, baramufunze kuko yagambaniye aho yakoreraga, yaribaga. Urebe abakobwa benshi ntago barimo barashakwa. Sinje kubakomeretsa ngo mbabwire ko abakobwa bose batarashakwa bataye agaciro. Oya, hari n'abifitiye ishuri ryabo Imana izabikuriramo. Abakobwa benshi, hari abakobwa baheze iwabo, wenda si ukuvuga ko ari ibibi bakoze, ariko hari abakobwa benshi babuze abagabo kubera yuko bataye agaciro. Mureke mbabwire, iyo umusore agusuye agakora ku munwa ukemera, akagusomagura uko abishatse, ukamera utya, akajya ku manyonyo ukiti rwose nta kibazo, akamanuka hano ku mukondo uti nta kibazo gihari, akamanuka no hepfo y'umukondo rwose, hose akabikora ku wa mbere, akabikora ku wa kabiri, akabikora ku wa gatatu, asigara abona uri ideshire. Yagiye kurambagiza ntago ari wowe agize, ntago ari wowe arambagiza, aravuga ati radeshire ukuntu ingeraho rwose ikoroha. Kandi hari ijambo rivuga ngo umukiranutsi wiyorohereza imbere y'umunyabyaha ameze nk'iriba ritobamye. Ibyo rero ukuntu mwifata imbere niho utera agaciro. Burya igihe waryamaga muri ya hoteli wasohokanye na wa muhungu, nubwo yagukundaga nubwo ari umukunda, wahise utagacira imbere ye, kuko aho akujyanye hose ujyayo. Umusore wese ugushaka arakubona. Ubundi iyo uri umuntu ufite agaciro, no kugira ngo abantu bakubone birabagora, no kukugeraho birabagora. Yego, ariko se ngaho uragenda ku basaza ugata agaciro, wajya ku bagabo ugata agaciro, ahantu hose wajya uhanyanyagiza agaciro kawe. Niyo mpamvu wasigaye umeze nk'agati k'inkokore, usigaye warataye agaciro. Uwari kukuramba, reka nkubwire, uwari kukurangira umusore ni wa musaza burya mwaryamanye, harya wahataye agaciro. Umusore namubwira ngo ndangira umukobwa, hazibuka ko mwaryamanye, ariko numukatira ntumuye, hazavuga ati hari umukobwa nabonye wankatiye kandi ubundi ntawe ujya ncaho, uriya niwe hazagushyingira. Abo basaza rero urarana nabo nibo bari kuzakubera baranga. Abo bagabo uryamana nabo bafite abagore nibo bari kuzavamo abaranga. Abo basore wirirwa burya nibo bari kuzagutwara. Kandi burya rwose nkubwiye ngo aho niho watereye agaciro. Ariko uzakomere ku gaciro kawe. Nubura amavuta yo kwisiga uzisiga ubuto, nubura inzu nziza yo kuba muzabe mu manegeka, ubuzima ho buzakwerekeza uzajyeyo. Agaciro kawe, haleluya, agaciro kawe uzakagendane. Wenda uzarya ibisusa bitagira amavuta, reka nkubwire, wenda uzarya imyumbati y'indabagira idakaranze, reka nkubwire, wenda uzaburare cyangwa uzanabwirirwe, ariko uzagundira agaciro kawe. Agaciro kawe gashobora kuzaguha umusore wize kandi wowe utarakandagiye mu ishuri. Agaciro kawe gashobora kuzaguha akazi kandi utarize. Agaciro ufite ushobora kuzahabwa inshingano kandi warize make. Agaciro kawe gashobora kuzakwinjiza mu rugo rukomeye. Agaciro kawe gashobora kuzagukorera ibitangaza. Agaciro kawe kazaguhuza n'umugisha. Agaciro kawe kazaguhuza n'abakomeye. Agaciro wiha kazatuma ubona iby'umugisha kandi uzabona iby'agaciro. Ndakubwiye ngo ni wiha agaciro, kuko agaciro kawe nta undi ukakubikiye. Agaciro ni wowe ukabitse kandi agaciro karahenze. Umuntu ugutesha agaciro ujye umukura mu buzima. Umuntu ugutesha agaciro ujye umubloka. Umuntu ugutesha agaciro ntakakwinjirire mu rugo. Umuntu ugutesha agaciro ntazagusange muri geto yawe. Umuntu ugutesha agaciro, ngiye gusoza. Umuntu ugutesha agaciro suza kukuvuga kuri kamera. Umuntu ugutesha agaciro ntabwo ari bamwe baza kukuvuga kuri kamera bakavuga ngo tubonye ifoto ngo yantuza ngo ari gusambana. Nabonye mwarabikoze. Hari umuntu witwa, hari umukobwa ngo ni umugore, umumama, umugore wa Kimenyi. Umuntu agafata ifoto y'umuntu n'undi
hanyuma ati akabyitirira. Ntabwo bariya bagutesha agaciro, agaciro uzagateshwa n'ibyo ukora. Biriya ntacyo bivuze ntibikagutesha umwanya. Ngo umugore watewe, ngo bose, ngo umugore ngo watewe w'inzahuke ngo bamufashe ngo ari gusambanira, ngo nimba ari Bugesera, bagafata amafoto bagiye kuzana. Biriya ntabwo bitesha agaciro. Ngo mama Sharirene ngo yatangiye uburaya afite imyaka 10, ntabwo biriya bitesha agaciro. Mama Sharirene nta mukozi umurimo, nta nijoro azajyamo. Biriya ntabwo ari byo bitesha agaciro. Ikintu gitesha agaciro ni ibintu ukora, ni ibikorwa byawe, ni imirimo yawe. Naho ibyo bavuga, ibyo bavuga ntabwo ari byo bitesha agaciro. Ngo izina ryanjye bararyishe. Nta muntu ushobora kwica izina ryawe. Izina ryawe ni wowe uzaryica. Uzaryicisha iki? Uzaryicisha ibikorwa n'imirimo ukora. Uzaryicisha ibyo wakoze n'ibyo ukora, nibyo bizica izina ryawe. Nta muntu rero wagutesha agaciro kubera ibyo yavuze. Nta muntu wagutesha agaciro kubera ibyo yagukoreye no kukwandagaza. Agaciro ni wowe ubwawe uzakitesha bitewe n'ibyo wagize gute, n'ibikorwa byawe bitari byiza. Ndumva shoje. Imana nibaha umugisha, agaciro kawe ukagumane. Ugira amashuri make ufite agaciro, ugire menshi ariko ufite n'agaciro. Uba inzobere mu bintu runaka, ufite agaciro. Uba umushakashatsi mu bintu runaka ariko ufite agaciro. Agaciro ukagumane, agaciro ugakomeze. Agaciro ni imari yawe. Agaciro kazakuremera ibirori utari kuzagira. Agaciro kazakwicaza ku ntebe y'icyubahiro. Agaciro kazaguha inshuti z'umumaro. Agaciro kazaguha iby'agaciro n'iby'umumaro. Imana nibaha umugisha. Ni message nagira ngo mpabagore bibana. Imana ibaha umugisha, ibakomereza amaboko. Kandi nashaka kubabwira ngo ibyo bintu ushaka kubona wataye agaciro, hari ubundi buryo wabibonamo utataye agaciro. Bashatse kudutuza mu mazu meza ari uko badutesheje agaciro. Turabyanga ntitwagata, ariko ubu tuyatuyemo. Vuga ngo amina. Bashatse kudutungira abana badutesheje agaciro, turabangira, ariko abana bacu Imana irabadutungiye kandi tutataye agaciro. Bashatse kutujyana gushopinga. Mureke mbabwire, narishoje nigeze igihe kimwe, ni kera cyane, nkiri umukobwa, nakoraga akazi ko mu rugo ku muntu utoroshye kera. Uwo muntu rero hari umuntu wazaga kuhamureba nawe utoroshye, maze rero uwo muntu ubu nzajya mvuga ngo arankunda. Izi nkundo rero zo kujyana abana mu bubari, izi nkundo zo gusambanya abantu, rwose ngewe mujye mumbabarira. Umuntu nkunda ni umuntu uzanshyigikira mu gutera imbere. Ntuzirirwe. Hari abantu bajya ngo ni iki cyatuma ubona ko ngukunda. Ngiye kukubwira ikintu kizanyereka ko nkunda. Nimba unkunda koko, uzakomeza unkundire mu byo ndimo. Ntago uzantesha umurongo. Ntago uzankunda ngo unjyane mu buraya no mu busambanyi ntarabyigeze, kandi ndi umukozi w'Imana. Nimba unkunda rero, nkundira muri ntuzumbonyemo. Nkomeze mba umukozi w'Imana, nkomeze mbwirize ntafite ipfunwe. Ukomeze unkundire uwo ndiwe, ukomeze ntere imbere ku bwawe. Nawe se urankunda nsubize inyuma. Urankunda umbere inyatse kwa generalize. Inshuti nk'izo no muri telefone zanjye toka, Imana izirukane. Nimba unkunda nteze imbere. Nimba unkunda komeza ushyigikire mba umukozi w'Imana. Ubu se koko unkunze ndi umukozi w'Imana, urashaka kumpindura ngo mba umukozi wa shitani? Izo nkundo murebe abandi muzange sinzi ikeneye. Uwo muntu rero ngo arankunda, yandushaga imyaka nka 50. Ariko abasaza bubu nabo ngo barakunda. Umva mujye mumbabarira mwogahekamo. Arankunda, narifite imyaka singahe? Nifite imyaka 13. Nakoraga akazi ko mu rugo, kandi hari n'izina yari yarampimbye, shobora kurivuga wenda akagira abarizi bakamumenya. Yari yarampimbye izina. Yari yararimpimbye. Hanyuma mureke mbabwire, aho hantu ndahava nakoraga. Mpavuye kuko nari ndindiriye gushaka akazi, ncangira ubuhamya nzajya mbubaha. Mpita njya gucumbika ku mumama w'umukene, ntago nzahibagirwa, ni Kacyiru mu Kabagari. Uwo mukene yakoraga ibiraka byo gufura. Yajyaga aza no gufura aho nakoraga. Nanjye nakoraga akazi ko mu rugo. Noneho aho hantu nagiye gucumbika,
bari abakene, inzu yari ibyondo no hasi ari ibyondo, ibikombe bya usa byakoze akazi n'ibikombe bivamo nido, nibyo abantu bicaragaho. Have wa muntu amenya aho hantu amenya aho hantu nagiye gucumbika. Hanyuma nari ifite telefone ya karasharamye, karasharamye, murayizi karasharamye. Nari ngafite naziritseho fimbo, ngiye ko nambone nimero irampamagaye, arambwira ati ndaje kukureba. Yesu mwami, unyumvira imyaka nari nifite, nari muto pe. Noneho ambwiye ngo aje kundeba, ndavuga nti se uriya muntu aje kundeba gute? Ibyo bintu ntabyo narinzi. Kumbe yanahaperereje, yakakije imodoka ko yari umukire, ntago yoroshye. Najyaga nanamubona ku mateleviziyo atanga ibiganiro, kera ndakana. Ibiganiro reka tugarukiraho. Yahabaririje akaza, araza yububa muri iyo nzu, arinjira, muha igikombe nyine cyawusa, aricara. Kankubwire, kugira amashuri menshi, kugira ibiki udafite agaciro. Uwo muntu amaze kwicara rero, hashize umwanya ati narinje kukureba. Narya zina yampimbaga kandi shana ari akana. Arambwira ati ndashaka kukujyana, reka mbabwire wumva uko nari kera, ndashaka kukujyana kwa Nyiragasazi. Ko mwazanyeretse hano Nyiragasazi akorera, mukanamunyereka. Niwe muntu namenye kera, iryo zina niryo narinzi, no kuri etaje aho yakoreraga. Haravuga ngo ndashaka kukujyana gushopinga, nibwo rero numvise gushopinga. Ndashaka ko tujyana gushopinga kwa Nyiragasazi, nkakugurira imyenda myiza. Kambabwire, icyo gihe murabyumva nari mvuye mu kazi ko mu rugo, ntegereje ko bandangira handi. Ibyo byo gushopinga ntabyo narinzi. Umuyaya wa kera nambe n'abayaya bubu barasirimutse, ari ngiye bambara imyenda y'abanyirabuja nyine, nawe akagakubitamo, nawe usanga afite telefone. Abayaya bubu ntiboroshye. Icyo gihe rero abayaya bakera ntibanageraga muri salo z'abandi. Nyine wagarukiraga mu gikoni, ntiwajyaga kwicara ngo urebe televiziyo, twari abantu basuzuguritse. Ati ibaza umuntu hamwe kujya gushopinga. None humva ijambo nahise mubwira nti none se mukecuru abimenye. Nuko nahise mubwira, ubaza akana kari kubwira, nimba naravuze mukecuru sujya ngo ntiyari umusaza. Ubu nararubonye rero. Uyu mutwe wanjye ibintu byinshi, mujya mwicara mbigisha. Ini none se ubwo mukecuru nambona turi mu modoka njyewe njyanye nabo, numva ubwoba buranyishe, kandi birangira nanze. Uwo mukecuru yampaga amata. Uwo mukecuru yari imfura, yari umuntu mwiza ku mutima no ku mubiri, kandi bamfata nk'akana, kandi nari akana. Ndavuga nihagira umuntu ubwira mukecuru ko narindi kumwe nawe mu modoka, ubwo bwenge buraza, ntari burakare. Ati hoya nta kibazo, turagenda mu modoka twinjire mu iduka. Nyine ndabya ngo dore nguteye neza, ngo nakugurira agapantaro, amapantaro tukajya dutembera. Mana Nyagasani, ndabyanga. Maze arangije arahaguruka ngo ngaho nsoma rero. Ini woyanjye ntago njya nsomana. Amfata Kungufu rero ngo asome. Araza nkubitaho umuntu, ankubiseho umunwa, ndahirika gutya. Narahiritse gutya ndamwigira, naramuhiritse, hagenza umugongo, yitura hasi. Yesu we, ndavuga nti none yapfira muri iyi nzu. Suko si ntumbi z'abantu zigwa mu mazu y'abandi. Polisi igikora iperereza neza. Harabyuka, arihanagura yakanuye amaso, arihanagura. Arangije aragenda. Yararetse, bwarakeye aragaruka. Umva ijambo yambwiye. Yarambwiye ngo ndashaka ahantu ikibanza. Ibaza urwo ruhinja, ibyo bibanza nari mbizi. Ushaka ikibanza nkubakira inzu. Yesu we, numva mbwiye ibintu biremereye. Ariko kuko yambwiye ngo nimusome, icyo kintu cyatumye nibyo ambwira narabyanze. Umusaza yagomye kuza, bigeze abona ko nta bizavamo, arandeka burundu. Sinzi nimba nakiriho,
kuzajya kumusura. Nagira ngo mbabwire ndi gusoza ngo hari ibintu abantu bashatse kuduha turabyanga, ariko Imana yarabiduhaye. Abadukangishije amazu turi mu mazu meza, abadukangishije ubuzima dufite ubuzima. Hanyuma mureke soreza hano, inkuru zanjye nzibaze ni ndende, naravuze ni hano kuri kamera, nta muntu nzaza kubabariza umutima aho kugira ngo muzambone nze kubabaza abantu. Nzajya nje kubashyigikira, nimba waranakoze n'ibyaha ntibindeba, nzajya nca mu gikari nkubwire ngo nimba warabikoze Imana ikubabare, ko sinzaza kujomba abantu aho kugira ngo nzabara amakuru y'abandi. Nzajya mbara yanjye kuko ari mu isomo. Hanyuma turashimira, hari korasi ivuga ngo tumunashimira uwamuhaye inka, undi agashimira uwamugabiye. Jyewe ndashimira umwami Yesu, yarambabariye nzamuririmbira. Umuntu ashimira uwamuhaye inka, undi agashimira uwamugabiye. Twe turashimira umwami Yesu, yaratubabariye aradutabara. Mwiringire Uwiteka, mumukunde kandi mumwikomezeho. Ndashoje. Imana nibahe amahoro, ariko ndumva ashaka gusengera abantu, ndashaka kubasengera, ndashaka gusengera abantu bataye agaciro, bitesheje agaciro. Hanyuma Imana ibababariye ko mwataye agaciro mukitesha agaciro. Hanyuma mubwire n'Imana ngo ndashaka gusubirana agaciro kanjye. Agaciro witesheje ushobora kugasubirana bigakunda, ubutaha nzabibabwira. Ndagushimye mwami wanjye Yesu, ngushimiye umwanya mwiza wampaye kugira ngo nganire n'abantu bawe, mbabwira amagambo meza, amagambo atuma baba beza, amagambo atuma baba bazima, amagambo atuma bihesha agaciro, kugira ngo uzajye ubabona nk'abantu b'ingenzi b'umumaro mu isi. Nubitegereza ubabone nk'ari abantu bakugirira umumaro kandi bagukorera, bagirira umumaro igihugu, itorero n'imiryango yabo nabo bwabo. Ndasengera iyi message, ndasengera ubu butumwa, ubushyigikire, ubuhe marayika abuherekeze, abantu babwumva bahindurwe n'imiburo kandi bagirwe inama. Ubahe imbaraga, ubahe imbaraga zo kwigira, ubahe imbaraga zo gutsinda, ubahe imbaraga zo gutunga agaciro mu maso y'Imana n'abantu. Ndasenze cyane ngo ubashyigikire, nanjye ukomeze kumpa amagambo meza yo kubwira abantu bawe, amagambo meza yo kubaka, kandi umpa amagambo y'agaciro ahabwa abanyagaciro. Ubu butumwa buhindure benshi kandi abantu bose bitekerezeho mu izina rya Yesu, amena. Imana nibahe umugisha, ndabakunda. Abatarakora subscribe mukore subscribe, mukore share na comment zanyu nta kibazo. Imana rero nibahe umugisha, amen.